guhamba umubiri wagenewe gupfa umuvandimwe wacu usaba Imana izamuzura afite imbaraga. Uyu munsi kuwa kane tariki 6 Mutarama 2022 Karimba Zephyrin wamaze imyaka 8 muri Sena y'u Rwanda nibwo yasezeweho bwa nyuma anashyingurwa mu cyubahiro, aho hagarutswe ku buryo yaranzwe n'ubwitange mu kazi ndetse no guharanira uburenganzira bw'abasigajwe inyuma n'amateka. Karimba watabarutse tariki 2 Mutarama azize uburwayi yasezeweho bwa nyuma uyu munsi. Umuhango wo kumuherekeza wabereye iwe mu rugo ruherereye i Gikondo mu karere ka Kicukiro, mu gihe misa yo kumusabirayo yabereye muri paruwasi gatolika ya Mutagatifu Vincent Pallotti ya Gikondo. Mu buhamya bwatanzwe bw'inshuti n'imiryango ndetse n'abayobozi mu nzego z'igihugu basezeraga kuri nyakwigendera, hagarutswe ku buzima bwamuranze kuva akiri muto. Umugore we Kantore Eugenie yavuze ko mu myaka 27 bari bamaze bashakanye yamubereye intwari, ndetse uretse kuba yarakoze imirimo inyuranye ngo bitamubuzaga kubana n'umuryango we. Ati nubwo mwumvaga iyo mirimo inyuranye n'ingendo nyinshi ku byari byose nubwo yagendaga, ariko ntabwo yibagiwe kubana n'urugo rwe. Karimba Zephyrin yari umuntu ukunda kugira amagambo make atari menshi cyane, akihanganira ibibazo byose ahuye nabyo kandi akanyubaha, nanjye nkamwubaha nk'umugore n'umugabo babasha kubaka urugo rukajya mu buryo. Umutware wanjye yari umuntu ukunda abantu cyane. Kantore kandi yagarutse ku kuba yari umuntu ukunda gusenga ndetse no kwakirana urugwiro abamugana bose. Agakunda abantu bamugendera nubwo yasengaga nyine, n'igihe kinini yabaga afite imirimo myinshi inyuranye, ariko akagerageza gufata igihe cyo kugira ngo yegerane n'umuryango asenge. Ni nayo mpamvu nyine twabashije gushinga chapelle mu rugo bagira ngo tubashe guhura na Yesu, kuko igihe kinini yabaga ari hanze. Mu buzima bwe bumuranga ari n'abaturanyi n'inshuti, urugo rwacu rwaragendwaga, nta muntu yakumiraga, ari umutari n'umukuru. Kubw'ibyo kuva yatangira kurwara, yarwaye manda itari yarangira, arwara ishigaje igihe gito kugira ngo irangire, ku buryo yanarangiye akirwaye. Yagiye mu bitaro inshuro nyinshi, yarwaye indwara zinyuranye, ariko muri uko kurwara kwe nizera ko atarwaye ngo ave ku cyizere cyo gukunda Imana. Ikindi kandi yari umuntu udakunda kwereka abantu ko ababaye cyane no muri ubwo burwayi bwe yari afite, cyangwa ngo arushye abuze abantu umutekano, kubera ko ababaye. Nubwo yari ababaye yabashaga kwihanganira umurwaje. Yabaye mu bitaro igihe kitari gito, ariko kuba abashije kuba agejeje kuri uyu munsi nabyo ni iby'agaciro, kuko ntabwo twizeraga ko agomba kugera ubu. Koko yajyaga avuga ati ntabwo nshaka kuzapfa mu mwaka hagati. Ari no mu bitaro yavuze ati ngewe kuwa kane yaravuze ati, yabwiye abaganga ati umugore wanjye arimo aravunika cyane kandi nanjye ndwaye indwara, ariko nta cyizere nifitiye, ariko sinshaka kurangiriza umwaka mu bitaro. Ubwo twanahise mucyura turataha. Kuwa gatandatu ku cyumweru yiriwe aho ari muzima, ariko ubona afite imbaraga nke. Ninjoro niwe yatangiye kuzana ibimenyetso byo kugira ngo yitahire. N'abatindiye rero yatashye saa sita z'ijoro zo ku cyumweru,
ubwo twari tugeze mu bitaro byitiriwe umwami Faisal. Urupfu rwe ni urwo, ariko icyo nizera cyo ni uko tuzongera tukahura. Murakoze. Umuhungu we yavuze ko umubyeyi we ngo yakundaga abantu, ari nabyo byari byatumye abantu baza kumusezeraho ari benshi. Yari umuntu ukunda abantu kandi wumvaga akababaro kabo n'agahinda kabo. Ndabyibuka igihe twamaranye kuko njye naramurwaje kuva bwa mbere arwaye yiga segonderi kugeza na n'ubu atuvuyemo. Mu byo twaganiraga yashimiraga cyane cyane abamubaye hafi, harimo umuryango we, ariko ikintu nakundaga kubona ni umuntu wumvaga ko agishoboye. Aho twaryamaga yabaga ari mu bikorwa ku buryo nanamubuzaga akavuga ati ndambuye kuguma mu bitaro mugire mu nyure. Ndabyibuka igihe mperukana nawe twari turi mu gihe cy'iminsi mikuru, aravuga ati, arambwira ngo mwana wanjye ikintu cya mbere cyanshimisha ni ukuba narira, kuko Noheli yari imaze kuvamo, ni uko narira umwaka wagera ndi mu rugo rwanjye ndi kumwe n'umuryango wanjye n'abana banjye. Ndi Kayonza yari amaze koroherwa, arampamagara kuko buri munota yarampamagaraga, nanjye muhamagara numva uko ameze. Papa nubwo yabaga arwaye arembye ntabwo yifuzaga yuko umuryango we umenya ko arembye bigezaho cyangwa inshuti. Yumvaga yakigira, arampamagara arambwira ngo mwana wanjye navuye mu bitaro, byari ku mugoroba, umutima wanjye wari wahagaze. Arambwira ati mwana wanjye shima Imana yuko navuye mu bitaro, narapfuye ndazuka, inshuro 3 ndazuka, hari icyo Imana yacakagaho. Icyo gihe yari yagize icyizere yuko azabaho akaramba, kuko nicaraga amubwira ati turagukunda kandi komeza ugire imbaraga. Ikintu cyamushimishije ni uko yatashye asanga umuryango we, arambwira ati ibyo nasengeye bibaye impamo, ndiriye umwaka mushya iwanjye mvuye mu bitaro, ariko sinshaka kuzasubirayo, maze kuhahaga ndi kubananiza, sinshaka gukomeza kunaniza umuryango wanjye. Nkamubwira ati tuzakora ibisabwa byose, yaba ari ibijyanye n'ubushobozi bwabura butabura, kuko twari tumaze kugera bije y'amafaranga yari imaze kuba nyinshi. Turavuga tuzakora igishoboka cyose, niwakoreye ubusa tuzaguma tukuvuze ntihazagire ikibazo agira. Ariko ibintu bya mbere yavugaga ati bana banjye ibyo nashoboye kubakorera ndi kugira uruhare rwo kubisubiza, ibyo nabateguriye ndi kubirya, ndi kubirya, niko yakundaga kuvuga, mwandetse nkagenda, mwandetse nkagenda. Ngiye kubasiga ku karubanda, nkamubwira ati ibyo si cyo kibazo, niyo wabirya ukabimara waradukujije, kandi twese dufite imirimo dukora, kubera wowe nawe dukorera, turagerageza tugashaka ubushobozi, tuzakurwaza. Nshimira cyane bamwe mu basenateri, hano hari abasenateri bitanze, kuva ku munsi wa mbere barampamagaraga, ameze ute, biragenda, nta kibazo afite, nkabasobanurira, ku buryo na bamwe bashatse kuza kwa muganga kubera urukundo bari bamufitiye ku ngufu, ariko biranga kubera kubahiriza amategeko. Inshuti n'abavandimwe bakomeje kumuba hafi, umuryango we, ariko
icyo navuga asize amateka meza, kandi icyo twabizeza ni uko aracyaturi mu mitima. Ikindi navuga, ntabwo ari umuryango wacu wonyine yakoreye ibyiza. Hari benshi bafite amateka yagiye ahinduka kubera we, bakomeje nabo kutuba hafi. Mwarakoze cyane, kandi naho hagiye turahari kubwe, muzakomeze mutube hafi. Ubuzima bwose bwa Kalimba yaranzwe no guharanira ko abantu bagira uburenganzira, by'umwihariko abasigajwe inyuma n'amateka. Perezida wa Sena y'u Rwanda Dr Iyamuremye Augustin yavuze ko Kalimba yari intore y'igihugu kubw'ibikorwa by'indashyikirwa yagikoreye. Kalimba rero yari intore kandi yari intumwa, ariko nk'uko mubizi muri Sena hari ab'Abanyarwanda batora muri rusange, hari abatorwa mu mitwe ya politike, ariko hari n'abatumwa ku buryo bw'umwihariko na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Kalimba yari intumwa ya Perezida wa Repubulika, niwe wamwitoranirije. Mutekereze rero, ntabwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatoranye ubonetse wese, yaramwitoranije, kandi nawe yubahirije ubwo butumwa, ntabwo yigeze amutenguha. Muri aka kanya tuzirikane ubwo butwari kandi tumushime. Ndagira ngo muri aka kanya twongere dufate mu mugongo umuryango we, abana be. Turabizi agiye akiri muto, imyaka 63 ntabwo ari myinshi, yashoboraga kumara n'indi, ariko kubera kwitanga no kuvunika murumva byamugabanyirije n'imyaka. Ariko iyo myaka ntabwo ari impfabusa, yayituye abandi Banyarwanda. Umuragerera dusigiye n'uw'ihame rikomeye, ihame atigeze atezukaho ry'uko nta Munyarwanda ugomba gusigara inyuma. Nta cyasigaza umuntu inyuma icyo ari cyo cyose. Iyo niyo yari intego ye, kandi yarumvikanye. Ijwi rye rero ryari riranguruye kandi ryageze kure, rizakomeza ryumvikane. Ndagira ngo muri aka kanya tumusezereho, ariko mu by'ukuri ntaho hagiye, kuko ibitekerezo bye tuzabigumana. Mwese mukomere, murakoze. Kalimba Zephyrin yavutse ku itariki 26 Gicurasi mu 1959. Atabarutse asize umugore n'abana 10 ndetse n'abuzukuru 10. Yakoreye igihugu mu nshingano zitandukanye. Nyuma yo kuva mu rusengero, Kalimba yashyinguwe i Rusororo. Simeon Muhumuza, One Nation Radio, Radio ya Diaspora, i Kigali.